yananiwe waranitse noneho naryamiriye mana njye umutwe wamenaguritse ndumva nazi ukuntu biriya biyoga se waraye wiyahuje ariko buriya wavuga nk'umuntu waranitse ahubwo be ni wowe wansaka umva noneho iyo uri kumwe n'uramuja amashamura ngo mana cyajya guteka ibyo byihorere umva ibyo guteka byo umva izo wizinzarira uzi ukuntu numva ameze mbese turabwirirwa maze iminsi ibiri nteka nikurikiranye barakubeshya umunsi ntabwo njya mu se be ubundi twakodariyenze mani urayafite se franga ni ikibazo ese mwana ko mumbuye ka saa muntu anagamagara nikanyita mu bundi gifu zakora uramuhamagara nakwitabe kandi jya tuvugana buri munsi bigisha ukuri mu gitondo saa mutwaza turi kuvugana ibindi bito byayo ni ukuri gusa nuko tutakwitaho ubu ni wowe yahisemo uzabona undusha ubwiza ku buryo wumva ari wowe yahisemo ngaho nyumvira mana yanjye ngaho nyumvira yamisemo gute se ndetse undi urakaragwa ukundamo iki kameze nk'uburyo ngo akazingo mu bukara ni iki ubona ari igiki kuko afite ku buryo uba wahiyeshya uturi kuvugisha kuko ise yakuvugisha utambwirana ndetse ni ngombwa niba tuvuganye nkubwira umbwiza byagutwara iki nkubwira se ngo ubikoreye icyakobe wajya umva barumva ntabwo umaze basi reka nkubwira nawe niba utarabimenya ni ukugira ngo ndasambuke hanyuma se uba wamfashe ubuze ko naguhariye muri byinshi ntako twatagize ngewe wampariye basi ako se bera kamubaze wa mugani wawe abatipe bose nzimana muziranye b'inzobe beza barebare ubusamu wese kugera wagumye hano muziranye wenyine byeraga urabizi ariko urabizi umva urabizi mana yanjye umva Samu niwe wanjye ntacyo nyine ahubwo se umva nkubwire tuve muri ibyo wari uzi ko agiye kuza kunsura noneho uranyibye umva Samu agiye kuza kudusura shu umva ariko se ucyo utari wabwiye se nkubwire kanje kwirebera imyenda nanitse ahubwo ese yaje yashizemo mu kajerekani umva aracyarimo gake umva mwiriwe mute ni byiza tuhuza se shangwe no hano oya ntago nakwicara Ivona ari hehe si bite byawe umushaka iki ndi kumushaka nicara araje mu kanya shayi none se ricara aha ngaha reka mbanze njye kumureba mureba aho uzari reka mbanze njye kumureba ariko none se ntago ari mu nzu ubwo reka murebe Ivone aratinyuka akansuzugura njyewe tuguhombe twese subuza hari uwo wabonye shavayo vayo ariko narubura tugiye ntawe urimo hari umuntu none se yagiye hehe ko mu nzu namubuze mo bebe se wari wagiye haguruka umuhobere mana haguruka umuhobere umeze neza bite se ni sawa amakuru se amakuru ni meza umva nese ko bera atayaguhaye karibu mawe ya se nagiye kukureba nzi ko ukiryamye bite se ni byiza nese amakuru nari nzi ko wambeshye ntabwo nakwishyura bizi cyazigiraga mu bantu mbere naramubonye Samu niyo umushyitsi ntabwo ari yawe darakuze kwigira kabanza asome umushyitsi bamuha batabanje kumva ibyo aribyo andi makuru se amakuru ni meza twavuga ko ukumbuye Samu siko mutabwira ushinga muyimara se turanywa gake turanywa cyane turabasaje ntabwo wanywa hute rega tugomba kunywa gake
iki kizuba wagotomera bikavamo. mumeze Akira mute se mutumwe bwa. Umva mbabarira. Ako uyemeje mugiye gusangira. Cyane, reka Tugomba rero turumwe. gusangira. tugomba kuba tugomba kuba umwe rwose Suze birayumva sha utase. jene tugomba rwose mwayikoze Umva ni neza mbere wayiteguye. Uri kumva ko rero abakubiye. atangiye gushinyiriza se ubaye iki Nga tubaye iki? ubaye iki se bera bera wamufashe Wagukumbura Samu se bivuga. Mbere ubaye iki? Ubaye iki? uramenya noneho tumujyana kwa Ubaye muganga gute ubaye iki Sabaye iki? oda uziko atagihumeka Uri gushigisha arabisoma. Uzi ko iraje yari ari kunywa ari we yari yayiteganirije. gwiki Uzi ko yashatse kukuroga. gwiki Gipfe n'igishaka gipfe. bibaho oya Uzi ko Bera. ari we wari kuba upfuye. Mani imwe warere twigendere.